Yes, reka twongere turasuhuza inshuti bakunzi ba Focus Studio TV. Turabakunda, reka dusuhuza abakunzi bacu. Uko bwije nuko bukeye bareba video zacu, bagashyiraho comment, bagasharinga. Yewe nkunda kuvuga ngo mbasabiye umugisha w'Imana. Kandi n'ukuri harimo abantu benshi baba batabyumva neza cyangwa babyakira. Buriya umuntu agusabiye umugisha, ukabyizera ukawakira, umugisha urawuhabwa. Ku bantu bagira gute? Ku bantu bizera. Rero buriya umuntu nagusabira umugisha, abagusabiye ikintu cyiza kandi gikomeye cyane. Rero jya wakira kandi ubyizere ko uwo mugisha koko ubuhawe. Reka dusuhuza abari mu Rwanda, dusuhuza abari hanze y'igihugu. Hari abantu bari Mozambique, bajye batwandikira, hari abantu bari muri Amerika, abo bose baradukurikirana uko bwije nuko bukeye. Bahora badusanga buri munsi ngo dushyireho video. Ariko kubera ubushobozi, kubera n'imibereho tuba turimo, namwe murabizi ko gukora video, kuyishutinga, kuyeditinga, murabizi ko biba bigoye. Rero wenda ku bantu batabizi, bakumva ko wagashyizeho buri munsi, ariko ku bantu babizi banabisobanukiwe, gushutinga no kweditinga biragora. So reka tubashimire rero, tubabwire ngo Imana ibaho umugisha. Reka tuganire rero, numva twaganira kuri titre cyangwa se ku kiganiro kivuga ngo gufata umwanzuro. Gufata umwanzuro. Abantu benshi nge nanganira nabo, ukumva aravuga ati giye gufata umwanzuro cyangwa se kwifatira umwanzuro byarananiye. Nagira ngo tubiganireho rero. Ese kwifatira umwanzuro koko, wowe ku ruhande rwawe urabivugaho iki cyangwa se ubitekerezaho iki? Ese koko umuntu ku giti cye ntabwo ashobora kwifatira umwanzuro? Ibyo nibyo tugiye kuganira hamwe turebe. Ngiye abantu benshi nagerageje kuganira nabo bambwiye ko gufata umwanzuro bigoye. Ndetse ugasanga umwari muri ibi, ugasanga umwari mu bindi, ndetse wanamuganiriza akakubwira ati ngewe urabona ibi bintu byandushije imbaraga, kubereka ntibyashoboka. Wenda reka dutanga urugero kuri buri kintu. Naganiriye n'abantu banywa itabi. Abantu banywa itabi benshi barambwira ati twebwe ntago twareka itabi. Ese kubera iki utareka itabi? Akakubwira ngo ngewe ngo maze imyaka ngo 20 ngo nywa itabi, ngo ariko ngo ryananiye kurireka. Ukibaza mu by'ukuri yarireka ate? None nge nkamubwira se wowe ubwawe wicaye ukitekerezaho neza, ukavuga uti iki kintu ngenda kiretse, ukafata umwanzuro koko ntabwo iki kintu byashoboka. Ariko abenshi bagiye bambwira yuko ngo bidashoboka. Sinzi nawe kubitekereza, sinzi nawe nimba kwifatira umwanzuro bijya bikunanira, sinzi nawe kwifatira umwanzuro nimba uwo wenda warabishoboye. Ariko icyo nzi neza ni kimwe, nuko kwifatira umwanzuro n'umuntu ku giti cye. Nigeze kuganira n'umuntu arambwira ati ngewe nywa itabi, ati ababyeyi banjye banywaga itabi, ati noneho nanjye ati biza kunzaho nanjye ndabikunda, ntangira kuri ndi muto, ariko ati kugeza n'ubu ndacyarimo. Noneho ukibaza, noneho tuganira namwe ese kuki wowe wumva ko utakwicara ugafata umwanzuro bigakunda? Yemwe nambwira ati nagiye kwa muganga, harimo bajya kwivuza ngo kwitabi, harimo bajya bagarura n'abadokiteri bakomeye. Ariko ikintu nasobanukiwe neza cyari ikintu namaze gusobanukirwa neza, nuko ugeze no ku dogiteri ukomeye, ikintu atakubwira arakuganiriza, ariko akakubwira ko nta muti w'itabi ubaho, ahubwo ni we wenyine ugomba kwifatira iki? Umwanzuro. Rero turi ku ntego ivuga ngo gufata umwanzuro, ese birakunda cyangwa ntago bikunda? Ese koko umuntu yakwifatira umwanzuro bigakunda? So ariko umuntu yakwifatira umwanzuro bigakunda kandi neza cyane. Reka turebe wenda ibintu nka bibiri bishobora gutuma ufata umwanzuro bikanga. Icyambere, ushobora kuba ugira inshuti musangira reka tuyera ryatabi, noneho wakwiha umwanzuro warireka mu kandi kanya wenda bakaza kugusura bakarinywa. Urumva icyo gihe ntibyakunda, kubera ko muba mukiri kumwe n'ubundi, kandi aba nta mwanya urashira wenda uriretse rigahita yona ari guhumurira, cyangwa se rigahita wenda kumvura rishatse, aho ntibikunda. Ariko nimba ushaka kwirinda icyo kintu, fata umwanya. Nimba uri mu kazi, jya mu kazi ukore. Numva mu kazi wenda ugeze n'ahandi, wiza nguha umwanya cya kintu
gituma wenda cya kintu gituma wenda ugisubiraho cyangwa se usubira kuri rya tabi. Fata undi mwanya ba bantu use nk'ugenda ubirindamo gakeya, use nk'aho ugenda ubi mu mwanya, use nk'aho uhugira mu tuntu n'utundi, hanyuma icyo kintu ndabizi neza ko kizakunda. Nutagiha umwanya rero ukakima umwanya ukajya njya mu tuntu n'utundi ukabihugira mu tundi, ariko nawe ukumva ko ubifitemo ubushake kabisa, icyo kintu kizakunda. So reka tuvuge no ku bantu rero wenda banywa inzoga. Abantu banywa inzoga nabo tugenda tuganira, akavuga ati ngewe kenshi turaganira, akambwira ati wenda ukumva avuze ati ngewe inzoga yarananiye, mwe imyaka inzoga imyaka 10 imyaka 15 ati ngewe yarananiye. So ugasanga rero abantu benshi wenda nawe uzakora research mugene muganire bazakubwira ngo iki kintu kirananiye. Kubera iki? Kubera ko we ntabwo azi neza kwifatira iki umwanzuro. Rero iyo uzi kwifatira umwanzuro ikintu urakireka neza cyane, nta mutunyweye, nta muganga uhuye nawe, kuko abaganga barahari nibyo, ariko hari ibyo batavura. Nase uko muganga azaguha umuti ngo kutanywa inzoga, murumva ibyo bintu mujye mukoresha logique. Ariko urumva ibyo bintu bibaho? Umuganga azakubwira ngo akira umuti ngo utume utanywa inzoga, ntago bibaho. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo ni ukuvuga ngo wowe fata umwanzuro uvuga uti jewe ntago nkeneye muzima bwanjye kongera kunywa inzoga. Icyo gihe uzirinda inshuti. Okay, ntago komute ntago ari kuzinda ngo uvuga ngo ntago uzajye ngo wenda ngo urabanza. Bima umwanya. Babana umusangira inzoga, bima umwanya. Numara kubima umwanya, wowe wumve ko muri wowe ufite gahunda yo kuyireka koko, ubima umwanya. Noneho ujye mu bindi. Nibura ni munahura, uhure mugiye atari umwanya wo kwicara mu kabari, ahubwo muhure wenda mugiye mu rugendo runaka, mugiye gusura umuntu, cyangwa se atari ibintu nyine biri bubahuze muri cya kintu ngo mukibonere umwanya. Icyo gihe ibintu bizakunda neza. Nta muganga uvura inzoga, nta muganga uvura itabi. Abandi nabo tukaganira, ukumva umuntu akubwira ati jewe ubusambanyi bwarambase ntibishoboka sinabureka. Kubera iki? Ikintu cyose ushyizemo ubushake, ikintu cyose ushyizemo imbaraga, cyose kirakunda. Kubera iki? Impamvu icyambere abagendana n'inshuti wenda zisambana. Noneho urumva nimba asanzwe n'ubundi abikora biragoye kuba yabireka kandi ari kumwe n'abandi babikorana. Icyo kintu ntabwo byashoboka. Ahubwo bima umwanya ujye urebe ibindi uhugiramo, ku buryo nibura uzajya waha umwanya mutoya urebe ko ibyo bintu bitazakunda. Ibintu urabireka kandi ku murongo neza bigakunda. Nimba twemeranye byandike muri comment, umbwira uti nanjye niko mbyumva, cyangwa se umbwira uti genda byumva gutya. Ariko gihe cyo nzi neza ni kimwe, nuko umuntu ku giti cye ari we wifatira umwanzuro. Kuko ushaka kwigisha umuntu ngo utireke iki kintu, ukamwigisha ugahozaho bikanga, ariko we ubwe yafashe umwanzuro akavuga ati gihe iki kintu ndakiretse, agahamanya n'umutima we akavuga ati gihe iki kintu neza ndakiretse, agashyiramo ubushake, akiyumvamo neza yuko icyo kintu agiye kukireka. Birakunda kandi neza cyane, akisanga icyo kintu yarakiretse. Rero inshuti bavandimwe byandike muri comment, ese koko nawe umuntu we yifatira umwanzuro cyangwa abantu nibo bagufatira umwanzuro? Ese koko umuntu ashobora kuguha umuti ushobora gutuma koko wifatira umwanzuro? Okay, byandike muri comment, hanyuma nawe utubwire uko byumva. Twagira ngo tuganire rero, hanyuma ibitekerezo byanyu mubishyire muri comment, waba uri hanze waba uri mu Rwanda, igitekerezo cyawe kirakenewe. Hanyuma tujye dukomeza tuganire kuri Focus Studio TV. Focus Studio TV rero, ukeneye amafoto turahari, ukeneye amakadire turahari, ukeneye amabanners turahari, ukeneye amapull-up turahari kabisa ngo tugufashe. Waba wagize ibyago duhamagare, tugufatire amavideo, tufatire amafoto, hanyuma tuguhereze urwibutso ruzatuma utibagirwa bya bikorwa byabaye cyangwa se bya byago byabaye. Duhamagare rero nimero 0788 22 0618 0788 22 0618. Iyo ngiyi iri no kuri WhatsApp, duhamagare tugufashe. Ukeneye aba YouTubers muze tubafashe. Uraho ngaho ufatisha telefone ugafata amashusho atari meza, amasound ntayo ufite, so twegere, ibiciro biri hasi, tugufashe kandi tugukorera ibintu neza cyane. Murakoze cyane, ibitekerezo byanyu birakenewe. Ciao ciao.